bimbamo ariko ntago ari bya bindi byo kuvuga ngo ni ugukura kagukubita arebye bira bintu ukora ntabwo bizukurura umuntu mutabyumvira bati umuntu avuga ati shawe uyu nguyu ariko nta muntu urabura akakureba nabi hari abo duhuraho ubwo bakifuza ko twaganira ko bitewe n'aho bansanze ntabwo bikunda hari situation yo kubura ukuntu bakubaza yego reka nkomeze ngushimire nkomeze ngusuhuze wowe ukomeza kugenda utera inkunga uturebera ibiganiro byacu reka ngushimire wowe ukomeza kugenda ukanda like uganda subscribe ndetse ukora na comment ku biganiro byacu bigiye bitandukanye dukomeze kugenda tukugezaho ni Kigali Home TV ndetse ikunda gufatanya na Rwanda TV mu biganiro bigiye bitandukanye ikomeze kugenda ikugezaho reka nkubwire rero wowe umeze nabi utishimye ubabaye nkubwire ko Imana iraza kubikora bikagenda bimera neza cyane kankubwira nanone wowe wishimye ko wakwishima ukishimana n'abandi ugakomeza kugenda umera neza cyane reka rero twakira umutumirwa wacu ni watangira wibwira abantu reka niga kukuvuga kubera ko abantu banjye ntabwo bakuzi ndabizi ko batakuzi ariko twibwire mu magambo ku mazina asanzwe ni Nsamuko Shaderi mazina ya film Kiro cy'urukundo Kellia amakuru nizere ko umeze neza cyane hari akantu akunda kubaza abantu bajya babaza abantu ngo abana umubyeyi barakunda kubimubaza ubwo icyo gihe nyine ahita yikiriza nk'umubyeyi ako kantu ni keza cyane ako kantu iyo bakabajije umuntu ubundi ubitekereza ute nyine ntabwo nari mbizi ariko numvaga ko wenda umuntu akubwiye nabi ariko naje gusanga reka gatoya ndebe umukunzi wawe sinzi niba wagitaba wamwitaba nta kibazo sorry Adam sawa wasoje kakunze kujya gacicikana abagapostinga ariko ushobora kwibaza ukavuga ati se Kellia cyangwa se Adeline tuzi niko bisanzwe bimeze no reka tubabwire ko ni film bise urayibakumbuje ndayibakumbuje kandi nyikina ndi kubifiringa numva bindimo ni ibintu nkunda cyane ese ibintu ukora muri filime kubaza ati byaba ari byo ukora no mu buzima busanzwe ntabwo nkuko nangiye kubikubaza ahubwo wakwifuza ko umwana wawe yabikora mu buzima busanzwe no biriya bintu tuba dukina ni ukugira ngo twereke bagenzi bacu yego bagire inzira banyuramo impamvu nakubajije ni uko hari nk'umuntu mushobora guhurira mu nzira akagukubita arebye bira bintu ukora ntabwo bizukurura umuntu mutabyumvira bati umuntu avuga ati shawe uyu nguyu ariko nta muntu urabura akakureba nabi hari abo duhuraho ubwo bakifuza ko twaganira wenda baba bafite ibibazo byinshi bagomba kumbaza ariko bitewe n'aho bansanze ntabwo bikunda hari situation yo kubura ukuntu bakubaza yego ubwo rero urumva ariko ndamubwira ati no nimero yanjye ngiyi wazashaka umwanya twaganira nta kibazo naguha umwanya ukamvugisha ni byiza cyane no kuba tuganiriye na Kellia reka mbabwire ko ari umukobwa navuga w'umuhanga n'umuhanga mu buhe buryo ni wa muntu ujya mu kintu akakijyamo akigiyemo kandi akagikorana umuhate niyo mpamvu niyo filime mbakumbuje kujya kuyireba kugira ngo mubone ese Nsamuko Shaderi mwabonye ahangaha ni muntu ki muri filime nyine akora ibintu nyine ubona birimo niyo ari mu kazi ahandi asanzwe akora naho ubona nyine ari concentré mu kazi ke ku buryo agaragaza icyizere cy'uko ashaka kuzaba umuntu w'umuherwe
akantu gakomoje buryo kako kantu ngena kakubonyeho kandi nari n'abandi bambwiye ati Adeline ashaka kuba natwishamo ari n'umukire uburyo akora ibintu byabikora nk'abantu b'aba boss cyane. Ibintu byose ukora ubikora ufite target. Wenda ku bantu banzi bashobora kubona dukina ibyo ngibyo akavuga ati ameze gutya. Reka tubabwire ko Adeline cyangwa se Kellia muri filime Ikiriyo cy'urukundo ni wa muntu arikorera ku giti cye. Business woman. Yes, tu business. Ikindi ndi n'umukozi wa leta. Ubwo rero ibyo byose ushobora kuvuga ati ubikora gute? Urabimanaginga ko umuntu niwe wihereza target y'ubuzima bwe. Of course. Wenda muri yandi ya leta mbona nkora business. Rero reka tubabwire ngo wenda biriya bya filime ni filime turayikina kandi tuyikina tuyikunze. Hari n'undi wumva afite iyo mpano, reka tumubwire ngo ni karibu nawe twamwakira ko izo mpano turashaka kuba twazikusanya zikatubyarira ikindi kintu. Ndabizi neza ko twagera ku musaruro runaka. Aho ngaho rero ushobora kwibaza ngo Adeline akora iki? Ni business. Ku rundi ruhande umukozi wa Ritko, urabizi Ritko kuri ubu ngubu ni ya Ritko nyine guhereza umunyenga ikugeza aho ushaka amahoro. Bantu batari bajya noneho muri Ritko. Igihugu mubamo ubundi ni iki? Reka ubundi ndashaka kubabaza. Barabyibagiwe. Oya ntabwo byabyibagiwe. Niyo mpamvu tugomba kubagarura. Ahubwo ntabwo babyibagiwe. Baribagiranye. Reka tubabwire ashobora kubabyumva cyane ko hari abayireba uburebure bwayo, ubunini bwayo bakayitinya. Reka tubabwire ngo wageze muri Ritko nta rundi rugendo ugomba gukora utagendeye muri Ritko. Reka njye mba ndamubwira akantu kamwe kuri Ritko. Uzi kuri Ritko. Ritko njye iyo nagiye muri Ritko usiko mba meze nk'umuntu mba meze nk'uwayiranguye wajya ngo mba nayiguze mba numva meze nk'aho ndi mu rugo mbese. Ushobora kumbwira ibintu bibiri byiza bya Ritko we wiboneye maso yawe wenda njye ntabibabwiye. Ubwo bese bambaza ariko nabisubiza. Icyambere cyo muri Ritko ugenda umeze nk'uri mu rugo. Niyo bisi ya mbere igutwara ntiwumve imikuku. Ubwo mbugeze ku kabiri kamvuge nka dutatu cyangwa tuni. Niyo bisi ya mbere ugendamo ukagera iyo ugiye ku gihe washakiye kuhagerera. Wow. Ako kantu k'igihe. Reka tubabwire ko ubaye ufite imizigo ushatse kwimuka. Cha Ritko iragutwara neza. Plus cyagiye ushobora kuba ugiye guhamagara umuntu telefone ikakuzimiraho. N'abantu bafite amagaze buriya mujya mwemera kuyabatwaza. No, gaze ntabwo twemerewe kuyitwara. Iri vide wayividuye iri vide nta kibazo turagutwara. Ariko harimo gaze kimwe n'amakara ntabwo tugutwara. Twagira ngo abantu basobanukirwe. Yes. Nicyo ngicyo rero kuri wa muntu ushiriwe umuriro haba harimo charge uracaginga ugenda ureba ingoma utuje mbese. Ariko hari umuntu ngo arakantu bibagiyemo ngo kane ni nka gake akantu ka gutya ka wifi kare akantu rero ntabwo bose ari kugatekereza. Tubabwire ko Rwanda Transport Company icyo kintu nacyo iri kugitekerezaho. Kuba yarakoze biriya byose n'ibindi izabikora. Aho ubundi twaduka kuyamashyi tukanadukaguruka tukabwira tukavuza impundu ariko ntago tubikoze. Oya ntago tubikoze. Abakora ingendo babandi batari bagendera muri Ritko reka tubabwire ngo nabo ni welcome iwacu muri Ritko. Yes, of course. Reka tuhita twigarukira rero kuri Kelly. Tuve kuri nzamugosha Adeline kuko Adeline ariko nawe dusobanura ibintu bye reka na Kellia akomeza twiganirize. Kellia rero mu buzima busanzwe ubundi Kellia ni muntu ki? Ni umukobwa ukunda ibiki? Kuko bikosa ari ibintu ukunda tuvuga ati ibi bintu kabisa iyo mbibuze ndarwara imisonga mu mari ibintu byose bigahindagurika. Kellia rero ni wa muntu ni umuntu uri aho ngaho uturije. Ikindi ni wa muntu nkunda akazi kurusha ibindi byose. Icyo kintu cya mbere nubahiriza. Ikindi cyagiye nyine nabonye akanya ko kuruhuka ndarelaxa kugira ngo mbashe kuba natekereza ukabikini. Yes. Nkaba natekereza ibindi by'ejo byo ngomba gukora. None se Kelly
Kellia twabonye akura abantu bivuze ko urukundo rw'amafaranga no mu buzima busanzwe wayakunze kera ntabwo ari kubikina muri filime gusa ahubwo urukundo ibikubamo bimbamo ariko ntabwo ari bya bindi byo kuvuga ngo ni ugukura niyo tageti no amafaranga ndayashaka nkayabona nkamenya ngo yarakora ibi yego ngapanga gahunda zanjye zose kandi nkwibariza akantu rero yego dukomoze ku mafaranga tuyakomerezeho nta kibazo hari amafaranga ari bosi urumva n'umukunzi ikintu cyiza imbere ni iki ikintu cyiza imbere rero si amafaranga ahubwo ikintu cyiza imbere ni urukundo bivuze ko umukunzi iyo ufite yabyitambitsemo n'akazi wakareka reka nkubwize ukuri urukundo nicyo cya mbere ko urukundo nta kintu rutakugezaho ako kantu gasubiremo ureba abakunzi ba KTV Rwanda na Iris reka tubabwire ngo mu buzima bwacu urukundo ni urwa mbere nta kintu urebeyeho ntugakunda umuntu uvuga ngo mukunze kubera iki amafaranga ko ya mafaranga yishe azashira nashira bizagenda bite none se hari sheri inzara itemamara no murye nabi mubeho nabi mukundanye nta kintu cyaruta urwo rukundo iyo sheri irafata irafata kuko iburya ibintu byose nibishakwa kandi urabiza amafaranga urayakoresha ejo akarangira ejo hakaboneka andi ko iyo ugiye ukurikiye ya mafaranga ejo ni hahandi abura mugatangira gupfa ubusa mugashwana ugasanga ibintu byanyu ntabwo bigenze neza ariko reka tubabwire inshuti zacu icya mbere ni urukundo iyo ufite urukundo ibintu byose biraza twisanze muri TikTok ari DJ Briany urumva na Ddumba urumva na semuhungu ukundane ndakeka bose ubazi ntabwo wabayemera kufura uburyo usobanutseho abantu bose bafite amakuru ndakubwira umwe muri bo bose ndabakunda oya bose ibintu bakora tubwire bose urabakunda pe ariko buri wese gereranya janisha bavuga ati ndi 30% wenda 33% wenda uyu nguyu usigaye muhaye wenda 35%. wari uvuze nde nande DJ Briany Ddumba na Eric semuhungu bose nabatwitse tuzi ku mbuga nkoranyambaga rero DJ Briany rabizi arabikora Ddumba nyine ngiye bitewe n'uburyo mbazi bose rwose hari ahantu rwose ibintu bakora ni oke ndabakunda ese ukunda umupira umupira rero ntabwo ari cyane ariko iyo bateye ishoti mu izamu ubugira ngo bagiye gutera iyo bateye umupira ukaba igitego ugize ngo umupira urarenze APRFC binyinjijemo neza APRFC ko bakunze kuvuga ngo abakobwa bayo ntibakunze kwitabira match zabo ngo baze ku kibuga buri gihe ababone kandi ndabona muri abakobwa beza bashobora kuba wenda batitabira bashobora kuba batitabira ariko ku mutima ibiriho ntawayihanagura yubahwe tiye atashe yubahwe rwose noneho iyo bavuze rero ngo APRFC yawe ukunda bakavuga nabi ngo ntago indege igizimo ngisohoka hanze akadege ngo kakigarukira yagushobora kuyivuga nabi mari iyo babivuze gutyo mwebwe mwumva hakorwa iki kugira ngo APR yanyu hakorwa iki kugira ngo noneho ikigera hanze itinde bigomba gukora iduhesha ishema nyine tuyibona nanjye nani iki bitakoze rero burya ibayigarukirije aho ishoboye nibyo yashoboka nyine urabizi uri mu byizimukwe ntako batagiye ako kantu akoze rero ntacyo twayishinja ngo byagenze gutya brara iba yakoze nyine nyuma y'uko rero APR atubwiye ko iba yakoze cyane reka tubabwire ko hano turari kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima aho rero bagufite serivisi zose za hoteli zose wakenera
bafite amajaride, bafite amasare manini. Reka nkubwire ko rero riherereye hano mu nkengero za Kiliziya Gatolika ya Katedrali ya Ruhengeri ndetse na stade ubworoherane ya Musanze. Naho ngaho ugeze aho ngaho ukayibura, waba ufite ikibazo k'abantu navuze, waba urwaye nuza cyangwa ukaba ufite akabazo k'abantu navuze, ariko umuntu wese ubona arahabona, ni ahantu higaragaza kandi heza cyane. Rero bakomeza kugenda badufasha kugira ngo tugende dukora ibiganiro byiza nk'ibi ngibi ukomeze kugenda ubona kuri KTV Rwanda ndetse na IRC Rwanda TV. Reka rero tukomeze tugenda rero dushimira umutumirwa wacu ndetse tunamusaba kuba yagira mu magambo 5 abwira abakunzi be ndetse n'umuryango we, kuko urumva ntabwo wabwira abakunzi bawe, burya abambere baba ari umuryango. Tubwira umuryango n'abakunzi bawe muri rusange bakumenye nka Kellia ndetse n'abakuzi nka Derine aho ugenda uca hose. Reka tubashimire. Mbere na mbere ndashimira umuryango wanjye ko nawo hari support ugira kuba nabandi muri film, rwose courage. Ikindi ndashimira abafana nabo buriya turabakunda cyane, ko burya nta bafana ufite nta n'icyo wanageraho. Abafana rero mwubahwe, turabakunda cyane. Akantu k'akabizu ka hato na hato nabo barabizi, iyo ugize gutya ni ubundi bubikemuye, ntacyo wabikoze cyane. Turabakunda cyane rero, tugakunda IRC. Yego, abafatanyabikorwa bacu nabo turabakunda cyane kandi turabashimira. Okay, Imana ishimwe. Rero nkomeze rero ngushimire ukomeje kudukurikira, nkwibutsa gukanda subscribe, nyabuntu utayikanzeho twagwa. Kanda subscribe, aho ukeneye kuduha like uyiduhe, aho dukeneye kuduhereza unlike nayo uyikandeho. Genda bitsa ko n'umuntu wabonye ibintu byacu birimo akabazo unlike iremewe, ukadushyira comment impamvu duteye unlike, ukayitubwira kugira ngo dukosore ibintu bigende neza cyane. Rero ni Aldeje Rutura, ndabakunda. Ciao ciao.